Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye ndi wawe Alex. N'aka kanya nzana business enye ziteye inyeke kuba wazikora cyangwa zifite inyeke yo kuba zahombye Abanyarwanda, cyangwa izo business umuntu akaba zikora agamije inyungu, ariko izo business ugasanga inyungu niho zijya ari nyinshi, ugasanga aho kugira ngo abantu bazamuke ahubwo barushaho gukena. Izo business nizo nzi mbazaniye, ni business enye ziteye inyeke mu Rwanda, mu bantu bazishora amafaranga bashaka kuzungukiraho. Ikaze duhere kuri business ya kane. Business ya kane bayita betting. Betting ni business umuntu ashyira amafaranga, ni business umuntu ashyira amafaranga ku ikipe, ati ikipe iratsinda, yatsinda akarya. Iyo kipe iba ifite igikubo runaka. Urugero, ufite ibihumbi 10, Man City yakinnye na Arsenal, ukavuga ngo Man City iratsinda, ukaba washyira amafaranga ibihumbi 10 Arsenal cyangwa Man City ikubiye 1.50 cye kabiri, yatsinda amafaranga akikuba kabiri. Ubwo ayo ni amahirwe ubugize. Hakaba hariho uburyo bwinshi bwo kuba watega, harimo over, hakabamo under, hakabamo double chance. Ugasanga izo double chance nizo zazikubiye gake. Over ukavuga ngo Man City na Arsenal nizitsinda ziratsindana ibitego biri hejuru ya 2 kuzamuka. Ubwo wemba washyizemo hejuru ya 2 ubwo ni 2.5. Ubwo nuyashyiraho zikabitsindana uraza kurya, nizitabikora uraribwa. Igitangaje ntago ari uko iyi business ari mbi, ahubwo iyi business n'ubundi abo usanga ikandamiza n'abakene. Umukene azafite amafaranga 1000 agashaka kurya 5000, agashaka odd ya 5 kujya ashyira igihumbi rye 5, ariko umukire we araza agasanga hariho odd ya 1.20, agahita ashyiraho 100 akunguka 20 mu gihe cy'iminota mikeya. Iyo ni business ya kane iteye inyeke Abanyarwanda, ugasanga n'ubundi nibazamuka ahubwo harazamuka abandi b'abakire. Bivuge ngo betting is capitalism. Ikirira mu bakene, abakire no bakayikiriramo. Business ya kane ari bita betting. Reka tujye kuri business ya gatatu. Kuri business ya gatatu tuhasanga business yitwa STT. Iyi ni business ikora mu bintu bijyanye no gucuruza no mu bintu bijyanye no kwamamaza, ariko iyi business ikintu ikora uyinvestingaho amafaranga ukayicuruza. Bivuga ngo business yawe, bivuge ngo ushyiraho amafaranga bakayacuruza, then per day bakajya bakwishyura. Urugero, ku madolari 25 uyashyiramo bakajya bakungukira amadolari 0.7 ku munsi, then washyiramo amadolari 75 ku munsi bakajya bakungukira amafaranga amadolari 2.4. Bivuge ngo ku munsi uba wemerewe kubikuza, ariko iki nicyo kibazo kiba kirara. Bivuge ngo niba ushyiza amafaranga ayo madolari 75 ukabikuza buri munsi, ukabikuza bwa mbere mu kwezi ntago bagukata, ariko iyo ubikuje kabiri mu kwezi bagukata amadolari 2. Bivuge ngo uko byagenda kose ugomba kuba wabikuza mu kwezi kumwe rimwe, wakabya ukagira kabiri, ugumva no baba bagukase. Ubwo ni mu buryo bwo kunaniza abantu babikuza. Iyi business mu gihe yabihagaze yatwara amafaranga ya benshi, kuko iyi business irimo abantu benshi cyane bayikora. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga business yitwa TAT. Iyi ni business ikora ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ishobora kubigurisha amatara. Aho Ubuhinde bigeze kuvuga ko yigeze kuba yagurisha amatara ya fake. Iyi business iri muri business zagiyemo n'abantu benshi, ariko mu Rwanda iyi business iri kugenda yitabirwa n'abantu batagira ingano. Iyi business ikibazo ntago ari uko ishobora kugenda ijyanye amafaranga y'abantu, ahubwo iyi business arabavuga ko iyi business ishobora kuba ari Nyarwanda, ariko ibyo bavuga ntago babizi kuko iyi business yakeretingiye mu Buhinde. Iyi business yagiyemo abantu benshi, ariko ikibazo ntago ari uko yagenda, ahubwo ikibazo nuko abantu bayigiyemo aribo benshi ubwo bagenda bashyiramo amafaranga, ugasanga n'ubundi abayijyamo bo bari abakene. Iyi business
iteye inkeke. Iyo tugiye kureba mu bigo bigiye bitandukanye nk'ibyo twakwita web paranoid .com, imbuga zigiye zitandukanye nka scam.com, scam detect, dusanga iyi business ari business idafite izina ryinshi cyangwa idafite abantu benshi bayikoramo, ugasanga n'ubundi ifite inkeke z'uko iyi business ishobora kuba yahagarara isa n'isa. Niyo mpamvu itera abantu inkeke yo kuba bayikora. Iyi business icyo nakubwira ngo iri mu business ashobora kuba yahombye abantu batagira ingano. Business ya mbere, iyi business yashoyemo abantu amafaranga menshi, abantu bayishoyemo amafaranga atagira ingano. Iyi business yarwaje umutima benshi, iyi business yatandukanyije ababyeyi, iyi business yatandukanyije abana na ba nyina. Iyi business ni business ihangayikishijwe. Tinye business ushobora kuba washoramo amafaranga ariko ukaba ufite 50% yuko amafaranga yawe yaza na 30% yuko amafaranga yawe bayajya. Iyi niyo business ya mbere iteye inkeke mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari nayo business Abanyarwanda bafitemo amafaranga menshi, ariko nabo ubwabo batizeye ko ayo mafaranga bazayabona, aho baterwa ubwoba n'ibikubo iyo business yari ifite no kuba ayo mafaranga yagaruka, nabyo bikabatera imbogamizi. Iyi business bayita Fortune Retail, ikishyira ku mwanya wa mbere. Iyi business abantu bafite amafaranga zirenga za miliyoni, harimo n'abafite amamiliyoni arenga 20. Ariko iyi business ikibazo cyayo kubikuza byari byahagaze, ariko barakubwira ngo kugira ngo ubikuze urasaba gutanga ikiguzi cy'amafaranga 50,000. Ibyo 50,000 ukabishora ukemerwa kubikuza. Hari bamwe bagira imbogamizi zo kuvuga ngo ese badusubije amafaranga yacu, then ayo mafaranga twari kunguka bakayagumana. Ariko hari abandi batabyumva uko, abandi bavuga ati uko byagenda kose business igomba kuduha amafaranga yacu. Ariko iyi business nubwo yari ifite imbogamizi, domaine yabo ikaza kurangira, then bakaza kuba bayongera, ariko n'ubundi bayongereyeho igihe gitoya, aho bayihaye andi mezi 5 yo kuba yakongera gukora neza. Ese ubundi ayo mafaranga yo azagaruka? Benshi afite imbogamizi yo kuvuga ngo ese ko bari banze ko tubikuza, then bakatubwira ngo kujya wemererwe kubikuza urashyiraho amafaranga 50,000. Ubundi amafaranga ya 50 nibirangira, ubundi n'aya mbere tuzemerwa kuyabikuza. Benshi nizo mbogamizi bagiye bafite, ariko imbogamizi nabwira ngo mutegereze business yenda anytime amafaranga izayagarura, then mwongere muryoherwe nka mbere. So iyi business nicyo kishyira ku mwanya wa mbere, bitewe nuko n'abantu bayafitemo baterwa ubwoba n'amafaranga niba zagaruka cyangwa batazagaruka. Iyi business bikayishyira ku mwanya wa mbere ya business ziteye inkeke zo kuba bagaruraho amafaranga. Fortune Retail ni business ishobora kubirwaje abantu umutima, aho n'amafaranga babona nabo ubwabo batera ubwoba. Icyo nabwira ngo wabaye wakunze iyi video cyangwa wakunze ukuntu ibintu by'ubwenge mba nabateguriye, wakanda subscribe cyangwa ugakanda share. Thank you.